Uru harimo aragenda agarukaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu bose bacitse ururondogoro, bose barimo baragenda bagaruka kuri iyi nkuru yo mu karere ka Gatsibo y'umugabo w'imyaka 74 y'amavuko, havuga ko yambitswe impeta na Bikira Mariya. Ese byaba byaragenze gute ko byatangajwe n'uyu mugabo? Byinshi rero urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Twebwe icyo tugusabye ni uko wareba munsi inkuru urabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone mu kandi ndetse n'akazogira kazana kuri mugasiga nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ni umugabo rero wo mu karere ka Gatsibo urimo uragenda ugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Yitwa Ndungutse Baritazari, akaba ari n'umusaza w'imyaka 74 y'amavuko. Uyu musaza rero atuye mu murenge wa Gatsibo mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'igihugu. Avuga ko mu buzima bwe hatigeze akora imibonano mpuzabitsina, ngo nta mugore yigeze ndetse nta n'uwateganya gushaka. Mu kiganiro Ndungutse yagiranye na TV1 yavuze ko ubuzima abayeho abushobozwa na Bikira Mariya nubwo atigeze yiha Imana. Ati, ndi imanzi, iyi mpeta nambaye ni iya Bikira Mariya, nasezeranye na Bikira Mariya ubudahemuka, nta mugore nigeze nta n'uwo nzashaka. Abajijwe niba adateganya gushaka umugore, Ndungutse yavuze ko bitamushishikaje kuko atari igikorwa cy'ubucuruzi. Yongeraho ati, ntabwo nigeze shaka umugore, narabirahiriye kandi nta n'ibyo nzakora. Yabajijwe niba atajya agira uko yigenza igihe ashatse gukora imibonano mpuzabitsina, nawe yagize ati, reka inkumi ndazibona nzicaho, ariko rero ntabwo nigeze ngira icyifuzo cy'abagore kuko pe baranankunda ariko njye simbakunda. Umunyamakuru kandi yamubajije niba adafite uburwayi butuma atabasha gukora imibonano mpuzabitsina, undi abyamaganira kure agira ati, ndi muzima, none se ubwo urabona ndi umupfu? Abantu barabivuga ariko ntabwo ndi ikiremba, ndi muzima cyane pe. Ndungutse Baritazari yavuze ko yavutse hari umwe ku buryo yasigaye mu mitungo y'iwabo, ari naho aba kugeza uyu munsi. Ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bose barimo baragenda batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye n'uyu mugabo witwa Ndungutse, aho bamwe batarimo barabyemera abandi nabo barimo barabyemera. Harimo wagize ati, uwo mugabo yagira ngo atwike rwose, aratubeshya, uwo nguwo rwose afite umugore. Undi nawe ati, nanone ariko wasanga ari byo, ari igihe umuntu yirinda. Hari n'undi nawe wagize ati, cyangwa umugore yagira ngo nazaze muri iyo mitungo y'iwabo. Ni ibitekerezo byinshi rero abantu bose bakomeje kugenda batangaza bigiye bitandukanye, kuko murumva ko iyi nkuru idasanzwe kandi itangaje. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, byinshi tuzagenda tumenya, tuzagenda tubigaruka mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ibane namwe.